urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Ndimbati cyangwa se Uwihoreye Jean Bosco wamamaye nka Ndimbati, akaba akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana. Ndagusuhuje wowe ukurikira ubana na Jaras Official TV umunsi ku munsi mu biganiro n'ubusesenguzi tugenda tukugezaho hano kuri iyi channel. Uyu munsi nje kubabwira ibyitabwa muri yombi ku mugabo mwakunze cyangwa se mukunda muri benshi cyane, by'umwihariko abakurikirana sinema. Uyu nta wundi rero ni Uwihoreye Jean Bosco, uzwi nka Ndimbati, abenshi bamwita Bab, nandi agiye atandukanye. Kugeza ubu ngubu rero amakuru ahari nuko yamaze gutabwa muri yombi none ku itariki 10 Werurwe 2022, akaba akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana. Na makuru RIB cyangwa se umuvugizi wa RIB yahamirije Igihe dukesha iyi nkuru, avuga ati RIB yafashe umugabo witwa Uwihoreye Jean Bosco uzwi nka Ndimbati w'imyaka 51 ukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana. Ngira ngo abakurikirana amakuru umunsi ku munsi murabizi ko Ndimbati aherutse kumvikana mu itangazamakuru aho umukobwa witwa Fridaus yaje kuri Isimbi TV akavuga ko babyaranye impanga, mu buryo yavuze ko yafashwemo ku ngufu, ariko bikarangira Ndimbati yirengagije ndetse akananga inshingano ze zo kwita no kurera ku aba bana babyaranye n'uyu mukobwa. Uyu mukobwa abatarakurikiranye ikiganiro wenda yavuze ko yasambanyijwe na Ndimbati, avuga ko ibyo byabaye abanje kumusindisha nyuma yuko bahuye, akamwicaza mu modoka arimo amubwira agahinda ke cyangwa se amubwira icyifuzo cye kijyanye no kuba yakwinjira muri sinema. Ndimbati rero nawe akabirangiza amujyanye muri loji nk'uko umukobwa bisobanura, ibyo umukobwa atamenye, bikarangira baryamanye ndetse ngo anamuteye inda. Uyu mukobwa mu byo yasobanuriye Isimbi TV yavuze ko Ndimbati uretse kuba yaramuteye inda ndetse akaba yaranamufashe ku ngufu akanamusindisha, yavuze ko ibi byose yabikoze uyu mukobwa ataruzuza imyaka y'ubukure. Akavuga ko bahuye afite imyaka 17, dore ko ubu ngubu abana bamaze kuba bakuru. Ndimbati nawe hari icyo yatangarije Isimbi TV ku murongo wa telefone, avuga ati abo bana rwose ndabazi, ariko babaga hano mu rugo nk'abandi bana, ntitwapimye DNA, nta kigaragaza ko ari abanjye. Ariko nanone akavuga ko yagiye afasha uyu mukobwa, nk'uko no mukobwa nawe avuga ko kuva yamutera inda Ndimbati nawe ubwe yamubwiraga ati yibyare. Ubwo rero ikigiye gukurikira cyangwa se ikigiye gukurikizwa n'amategeko, kubera ko ubu Ndimbati ari mu maboko ataraye. Bivuze ko kugeza kuri iyi saha amakuru dufite nuko Ndimbati afungiye kuri station ya RIB ya Rwezamenyo, mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo nyuma yo gukusanya ibimenyetso nibwo bugomba kuregera urukiko cyangwa se wenda bukarekura Ndimbati mu gihe wenda nta bimenyetso byaba bimushinja. Gusa biragoye, nta nubwo turi bubitindeho cyane tubijajinga, ahubwo nibidukundira nk'uko tugenda dutekereza inzira zo kuba twabagezaho amakuru asobanutse, turaza kuganira n'umunyamategeko
agira icyo avuga kuri iyi dosiye cyangwa se kuri iyi case ya Ndimbati, ndetse muri rusange n'icyo amategeko abivugaho. Hanyuma rero ngira ngo ibyo naba nkubwiye nuko Ndimbati uretse kuba akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana, hari ibyaha byinshi cyane bikubiye cyangwa se bishamikira kuri icyo ngicyo nyuma y'icyo ngicyo, nubwo gishobora kuba ari cyo gisa nkaho ari cyo kinini kiruta ibindi, ariko urabona harimo guha umuntu ibiyobyabwenge, harimo kuba wakwihunza inshingano zo kurera abana, ibintu byinshi, ruswa y'igitsina, cyane cyane ko uyu mukobwa avuga ko yahuye na Ndimbati mu rwego rwo kugira ngo amwinjize muri sinema no kumuha inzira. Ibyo nabyo bishobora kujya muri uwo murongo. So ibyo byose rero turaza kuba tubigarukaho mu zindi nkuru zacu, nyuma y'uko tuganire n'umunyamategeko akatubwira icyo amategeko avuga. Gusa kugeza ubu abakunzi ba sinema, abakunzi b'umwihariko ba Ndimbati, ab'umwihariko ba Papa Sava, mwese mumenye ko umuntu mukunda atari mu maboko ye, ubu ari mu maboko y'ababishinzwe, dore ko afungiye kuri RIB, kuri sitasiyo ya RIB iri Rwezamenyo, igihe nyine iperereza rigikorwa. Ngira ngo bimwe mu byo uyu mukobwa cyangwa se uyu wabyaranye na Ndimbati avuga, hari ahagera akavuga ati Ndimbati yagombaga kumbera papa, ati n'abana be baranduta. Ni hatari, ni ibintu byinshi cyane byo kuvuga kuri iyi nkuru, ariko ntitubifitiye ububasha nk'itangazamakuru, ahubwo amategeko niyo ahanini yagira icyo avuga kuri iri tabwa muri yombi rya Ndimbati. So rero abakunzi ba sinema, by'umwihariko abakunzi ba Papa Sava, abakunzi ba Ndimbati, mukomeze mumugire ku mavi, ariko nyine murabizi ko amategeko arusha amabuye gukomera, bivuze ko nyine iyo igihe kigeze cyo kuba yakurikizwa hari icyo biba bivuze. Kugeza ubu ngubu rero Ndimbati agomba gukorerwa dosiye ivuye muri RIB ikajya kwa procureur cyangwa prosecutor cyangwa se umushinjacyaha. Nyuma yo gukusanya ibimenyetso, nawe agomba kuregera urukiko, ari narwo rugomba kwanzura mu gihe Ndimbati yaba anyuze muri iyo nzira yo kuburana. Ndimbati yavuze ko afite ibimenyetso simusiga byinshi cyane bigaragaza ko nawe yagambaniwe, ndetse ko uyu mukobwa hari abantu bagiye bakorana mu rwego rwo kugira ngo bangize izina rye. Ubwo rero igisigaye ni ukumenya buri ruhande icyo amategeko azabikoraho, kubera ko ntekereza ko amategeko nta bugama, ahubwo amategeko n'ubucamanza cyangwa se n'ubutabera bibuha ubukwiriye. So rero abakunda sinema musenge cyane, iyo umuntu yamaze kuva mu maboko ataraye cyangwa se yamaze kugera mu maboko ataraye, yamaze kuvaho uburenganzira bwe busesuye, haba harimo n'amahirwe yo kutongera kumubona vuba. Ubwo abo yasetsaga, abamukundaga, abo yashimishaga, mwese ni ukubihanganisha. Ariko nanone icyaha nuko kigenda, ntabwo kireba ngo icyamamare, icyaha ni gatozi, icyaha ntigisaza. Ubwo kizakurikiraho ni ukumenya ngo ese Ndimbati ni umwere, ese Ndimbati ibyaha biramuhama. Hanyuma tukanamenya se naramuka afunzwe, dore ko mu byo yavuzweho cyangwa se yashinjwe n'uyu mukobwa harimo no kwirengagiza inshingano zo kwita no kurera ku aba bana b'impanga babyaranye.
ese aba bana bo bizagenda gute niba Ndimbati avuga ko naho batuye ari we wari umaze iminsi bamenya cyangwa se gira ibyo abagenera. Ndimbati avuga ko aba bana yabiseho nkuko yakwita ku bandi bana, nkuko abana na bazi we akabitaho. Avuga ko nta gihamya kigaragaza ko aba bana arabe kubera ko DNA test itakozwe. Ubwo ibyo byose rero iyo byageze mu mategeko ntekereza ko birebwaho. Ubwo ikizakurikira no kumenya ngo Ndimbati amaherezo ye na yahe. Reka rero ngewe Jaras mpinira hangaha, bashimire abakunzi ba Jaras Official TV, mbifurize kugira ibihe byiza n'umunsi mwiza. Komeze muhaye muronke, abakunda sinema namwe mukomeze kuzirikana uyu mukinnyi wubatse izina muri iyi sinema nyarwanda wagiye ubasetsa kanabashimisha kenshi.